umukuru w'igihugu yigeze kujya amajyepfo yabasuye nk'uko ajya asura ibice by'igihugu byose. Ahageze umubyeyi umwe arahaguruka arambwira ati nyakugira Imana, ati n'ahangaha dufatwa ku ngufu twaragowe. Ati ariko muri iyi minsi aho Mugondo yaziye ati twaborohewe. Mama, umukuru w'igihugu ntiyazi Mugondo uwo ari we. Abaza minisitiri ati Mugondo uwo mwamugororeye iki? Baruzi Antoine, ntabwo naguhata ikiganiro n'ubundi sinkubaza ngo urabyungutse, waba waryohewe utaryohewe waryumaho nyaruka uzingabo ko moneza buzi icyerekezo zabuze indwara zawe zazisize inyuma ari ngabisi irambika indwara hasi tambuke bene haganwa bakwerekeje. aba nababukereye kwakira abashyitsi batugana batojwe. Yego, batojwe neza intore umutoza mukuru si we wese. Yesu ati wabimenye, Yesu ati wabimenye. Yego nibyo. Abantu kumwe bose se ntabiza setara mu rugendo ngo tumbere ngo yimore. Oya, baje amahoro rwose bose. Baje amahoro. Mu gihe rero kuko Antoine uje twiteguye tuzi ko ribuze ntudutunguye. Nibyo. Aba bantu rero bari hano bose abukereye urangane maso tuba turi kumwe n'abazi ko ribuze nabo mwazanye. Urabyishimiye se? Cyane rwose. Ubigaragaje ute se hamwe n'abo mwagendanye? Ubigaragaje ute hamwe n'abo mwagendanye ko wishimiye ko tuguhaye ikaze? Reka ndaza isogondera inzoga nzimaniye ndaje mwereke uko mbishimiye. Ubu se ko yewe ntawe inzoga ukaba wise inzoga waretse nkakwakiriza ububuki bari yewe wabwenze mu Kinyarwanda ukaba woreje kwita amazina ibyo usanze mu rugo ukabanza ugatuza. Birasengeye ahubwo reka tuzamure izo nkongoro hanyuma reka ribe. Yego. Murakoze. Baruzi Antoine, Yego. ntabwo naguhata ikiganiro n'ubundi sinkubaza ngo urabyungutse, waba waryohewe utaryohewe waryumaho nyaruka ugende wicare mu cyicaro cyawe. Yego. Singiye kukubwiriza ukuntu ugenda uzamura ushyira ku munwa. Reka mbanze gicurure. Turakongera. Bari abakobwa bakugejeje mu byimbo byawe hariya. Umva rero umubyeyi inshuti yanjye, ububuki ni bwa bundi nk'ubuhe ubwo usanzwe unyakiriza. Urakoze rero. Ndabashimiye mwese. Urugendo mwagenze wicaye se kandi mpagaze. None se ko wampaye icyicaro wagira ngo ngikoreshe iki? None se ko naguhaye icyicaro nakubwira ko nituganira ubonye mpagaze ibyo urugero bateye ko ariyo wikiriza uraza gusobanya kandi ugomba kugenda mu murya n'injyana ya nyir'urugo. Ntabwo nsobanya, ahubwo nari nanze ko guhagarara hejuru nemera icyicaro wampaye kandi kuko mukwemere ntabwo duteye impagarara buriya igihe wabanje kugira ngo nawe reka tubigenze uko ushaka. Tubigenze uko ushaka. N'utayoboka uraba utarahatswe ubwo oya nakuyobotse. Urakoze cyane. Nakubwiraga rero ko umuryango mugari wateranye kwakira abatugana. Yego.
ariko umushyitsi w'imena kandi wabereye ku isonga indongozi Antoine yego agendanye kuba mwagendanye ushobora kuba ufite abo uhuriye nabo hafi aho ibirori biri abantu bose bagira amatsiko baza kwihera ijisho ahubwo ndavuga aho mwazanye yego tubahaye ikaze rero umuryango mwiza mugari wakira abawugana umuryango wa Nyirarume Emmanuel yego hamwe no kubakira no kubaha ibyicaro byiza wicare mumva muguwe neza yego kandi umuntu usanze muri ibyishimo muri ibi birori ndetse ishingiye no ku bana bacu yego ntabwo byita ibiri kure urukundo rw'abana bacu rudusabye kubategurira umunsi mukuru wo kubona baza kudufasha kuwizihiza yego ubwo rero nawe nuza kumva hamwe no kubakira wumva ufite ijambo urarihorana ahubwo ikiganiro batugezaho bagutebukire yego ntiwirirwe ugomba kubisaba ahubwo urabihawe urakagira imana urakoze cyane guca akabogi numva bya byicaro bikuguye neza indangururamajwi ziraza kudufasha ubwo nicaye ngaho nawe uca akabogi hari icyo wari umpaye ariko urimo urandengera ca akabogi hanyuma numva hari n'ikubanda utakwicarira uze kurihagurukira ariko niwumva umwanya wawe nagira ngo urugendo uba wagenze bazugubwe neza muri icyo cyicaro n'amazimanzo bagereho ni karibu urakoze inshuti wanjye ndagushimiye ko wari umpaye umwanya wo kugira ngo ngire icyo nganira muri uyu muryango mugari kugira ngo unyemereye umwanya nawukoresha neza ntitwa ko nakurengereye ni karibu urakoze cyane nk'uko wabyumvise kandi navunyishije nitwa Mupende Antoine nkaba mpagarariye umuryango mugari wa Mudaheranwa Celestine nje nkomotse mu rugendo rurerure mvuye mu Bwanacyambwe nogoga urukaryi rwose genda Ubuganza bw'amajyaruguru yewe n'ubw'amajyepfo kurinda ngeze hano iwanyu mu Mutara w'Indorwa ni urugendo rero rwiza ni urugendo twe n'umuryango turi kumwe bidushimishije kuko tuje mu muryango dukunda inshuti yanjye rero mbere ya byose ndagira ngo mbanze gushimire wowe n'umuryango mugari ndashimire urukundo n'urugwiro mwatwakiranye ndashimire kandi icyicaro cy'icyubahiro nk'iki kidukwiye mwaduhaye ndashimire amazimano meza anyuranye mwatuzimaniye igisumba byose ndashimire ko mwadusengeye mukaturagiza imana mubyeyi rero mbere y'uko mubwira amajyambere cyangwa icyingenza muri uyu muryango hari ubutumwa bw'umuryango mfite yewe hari n'itoro ry'umuryango mfite nshaka munyemerera nkarubagezaho maze nkabona kubabwira ijambo ry'umuryango mugari wantumye ahangaha munyemerere rero ntambuke mushyikirize ubwo butumwa bw'umuryango ashobora kuba batumvise iryo jambo bihutiye kwakira abatugana reka nsabe bariya bana babe boroheje
ubutumwa buraremera yego ni bwiza utaza kuvamo n'ubutumwa baba bihanganye gato ndaza kubabwira tumaze kumva ubutumwa butugejejeho n'umuryango ibihangane yego hanyuma tugutegeye umwitumbuye umubyeyi rero ijambo ntawe no kuvugiramo iryo ni ituro ry'umuryango wantumye tubatuye nk'umuryango ubwo mu gihe gikwiye rero uze kumpa akanya noneho mubwire ubundi butumwa bw'umuryango ufite reka aho turi kumwe gushimira uyu mubyeyi murakoze inshuti yacu yego iyo ari ibintu biri mu kinyarwanda yego ari uze kukubwira ibibazo ahubwo uha ibisubizo hari icyo twita ubwira akaba nicyo twita umwete yego ufite umwete ngaho ukomeza ubutumwa urakagira imana ubutumwa bwe gusubikwa ahubwo ibindi bikorwa bibe bihagaze hanyuma ubutumwa tubwumve urakoze cyane nanone reka ntambukane n'umukobwa wanjye ndacyagaruka imbere yawe hari umukozi w'imana ujya uririmba ngo ngarutse imbere yawe njyewe no kugushima agiye imbere y'imana ariko burya n'imbere yawe bifite icyo bisobanuye ubwo urakeza nakumva cyane mubyeyi rero iyi ntango y'ubuki unyemereye yitandukanye n'iyi iyi ni ituro iyi ni intango y'ubuki yo gusaba ijambo kugira ngo ugire icyo mvuga muri uyu muryango ukabwira uti unyemerere iki gitaramo bayipfundura twayisogongera none maze nkabona gukomeza kuvuga icyo uwo muryango wantumye wagira uti iyi ni uruvugiro yego komerezeho ubutumwa bwawe yego reka tugushimire kuko gutura kwawe kandi bifite ishingiro yego kuriya rwogejeje mu biganza byacu ubutumwa bw'umuryango ntabwo byakubwira ijambo ndibwira ko nawe utatugenera ibiri butuma usubirayo ukajya gushaka indi ntego yego icyizere tuguhaye kandi tukugirira nuko uduhitiramo n'ibidukwiye nibyo ibyo nibyo ariko ndabona amaze gukuraho urukoma kugira ngo akuyangano gatoya ubwishinga n'ubibona kirimo n'ubutumwa bwiza yego n'ubundi ndabikubwira ntabwo ari uwo mwanya ariko ubutumwa buherekejwe n'ijambo aho kugira ngo wemererwe n'ubutumwa yego busanzwe natwe twaguteguriye tugiye kukwakira turasangira muri ubu busabane rero hakazamo n'intekerezo zacu yego n'izawe n'umuryango mwazanye yego hari n'abandi twasangira se kuki yanze ko dusangira n'abandi twisemo njye nawe twenyine buriya baduhagarariye barangiza kuko birabageraho ase atwara inshuti yanjye mu bwana cyangwa wikoreza abakobwa gusa uriya ni umuhereza wanjye yitwa Mutoni wa se uriya yikoreye umusaza we ugeze hariya aza kumpereza ikibaya kugira imana hari ako batiyemo ari we batuye gusa ndirirwa mubwira ngo ukuremo icyo washyizemo ubuso gusimburura nagombaga kwisogongera kugira ngo
nawe ubone ko nagusogongereye. yewe rero gusoma rimwe nkumva kabiri. Yego. Ukwiye ijambo. Bakagira Imana. Murakoze. Ubuze byari mu byicaro byawe hanyuma Yego. Mumaze gushyigikira ku ijambo ryawe. urakoze cyane. Gaspard mushite wanjye, ndagira ngo mu izina ry'umuryango mudahera mu mpagarariye gushimire umwanya mwiza umpaye kugira ngo ngugeze ubutumwa bw'umuryango. Inshuti yanjye, nk'uko utubona hano, twaje muri uyu muryango wawe uhagarariye tuzanywe n'urukundo. Uyu muryango wawe turawukunda, umuryango wawe ukundwa n'abo tubyaye. Uyu munsi rero utubona twaje tuzanywe n'urukundo muri uyu muryango. Mu gihe gishize naje hano, cyangwa se n'umuryango twaje hano tuza gusaba irembo ry'umugeni, ariko rero uyu munsi ni ugusubukura ikiganiro twagiranye. Umuhungu wanjye Bigirimana Theogene, nyuma y'uko ashoje amashuri ajyanye n'igihe tugezemo, na nyuma y'uko ashoje ubutumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino nk'uko u Rwanda n'Abanyarwanda twabyiyemeje, yaricaye nk'umwana umaze gusoreka aratubwira ati, babyeyi, inshingano z'umuryango mwantumye narazikoze neza, muranshimira. Yewe n'inshingano z'igihugu nazo ndazikoze, dushoje icyiciro kimwe kandi ziracyakomeje. Ati ibi byose ni ubutwari nkomora kuri mwebwe, kubera yuko mwagize uruhare rwo kugira ngo tubeho nk'abana mutubyare. Ati rero icyo kintu yarakitubwiye kiradushimisha nk'ababyeyi. Ati ndakuze rero bihagije, ngejeje imyaka y'ubukure, munyereke imiryango, mundangire inshuti, imiryango muhana inka, muhana abageni, ejo ntazajya kurambagiza ahandi mudasanzwe mubana mudashyingirana. Tumurangira rero nk'ababyeyi imiryango y'inshuti, harimo umuryango wawe. Araza mu muryango nk'umwana uko asanzwe awugendamo, awukundamo ndetse awubengukamo umukobwa wawe Mahoro Aime Daniel. Arabitubwira biratunezeza. Niyo mpamvu ubona aba bagabo b'ibikwerere twicaranye, abagore beza b'amajigija n'amariza, abasore n'inkumi, twese twawukereye kandi dukeye no ku mutima, kubera ko tuje gusaba umugeni mu muryango dukunda. Uyu munsi rero nubwo tuje gusabira umuhungu wacu, dufite icyizere cyiza kandi cyinshi cy'uko turi bugabane umugeni muri uyu muryango. Mubyeyi Gaspard urabizi, mu miryango yacu dusanzwe duhana inka n'abageni. Nkumva ko uyu munsi ntacyo nagusaba ngo ukinyime, ibyo bikamba icyizere. Ndongera gushimira uyu mukozi w'Imana, nari ngiye kubivuga ndahari ariko ndashima Imana ko yagarutse. Yashimye Imana, aturagiza Imana, ndetse n'ubu bukwe bw'abana abushyira mu biganza by'Imana. Numvisha biragije Imana kuko bishoboye byose, kandi Imana yari yatangije ubukwe. Ndavuga Imana ije gusoza umuhango yatangije, nabyo bimpa icyizere. Cya gatatu, wenda mpinire bugufi, mu itorero twatojwe ibyiza byinshi, harimo gukunda igihugu n'ibindi byo ntacyo bitwaye. Ariko ibijyanye n'uyu munsi, twatojwe kubwizanya ukuri no kutima n'uhari. None Mahoro arahari, ntumunyime kuko twatojwe
nabyo bintera icyizere. Ni nayo mpamvu ubona impande zombi imiryango yose yishimiye iryo jambo kuko ugiye kuduha igisubizo cyiza kandi kidukwiye. Uragahora n'inka n'abageni bo gutanga. Urakoze. Ato Karame nshuti wanjye. waseka hanyuma by'umuryango wawe utumye ubaye ubifashe hasi kuko ureba abantu bakeneye ubutumwa bwiza usa n'uwahinduye umuvuno. Ariko uvuze ko wasabye irembo nihe ngarutse inyuma gatoya buriya abanyarwanda bari hano ugize uti naje muranyugurira kandi ko kuri Yego. nta n'ikinyoma ariko wasabye irembo nihe? Twasabye irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni kandi abatwara yitanze murayishima. Ni iryo rembo nasabye. Ibyo byumvikanye neza kuko usobanuriye waba ijuru ubanza uraranganya amaso ubwo ureba hano inyuma yanjye aho ntareba ureba abandi mu bitugu zikorera bari mu bitugu byawe uvuze ukuri nk'ukuri kuri mu mutima wawe ukaba uri intumwa y'umuryango waje mu muryango wacu turakwakira ariko mu biganiro twagiranye byari itsinda rito bihagarariye muze neza kuko mugiye kudusobanurira kugira ngo abantu bashire amatsiko. Ubundi umuryango tubwiye twari tuzi mu Gisaka niba ari Gihunya hanyuma tubwiye Bwanacyambwe. Ubwo rero turagira ngo tuze guhuza inshuti zacu zidusaba ko tugira abageni kandi umuntu wese arivukira kandi dufite abakobwa nk'uko bizi ko Imana irebera umugore umugabo. Ese cyaba ari icyanjye igisubizo umunyarwanda asigaye atora aho ashatse aho twari tuzi bari mu Gisaka ubu bakaba barabonye inyubako zizamuka hariya mu Bwanacyambwe ko ari icyerekezo cy'umuhanda w'umujyi. Ibyo nagusobanurira. Umuryango rero wa Mudaheranwa turi umuryango mugari. Hari utuye mu Gisaka Gihunya, Gisaka Migongo, Gisaka Mirenge, ugakomeza ugafata Ubwanacyambwe bwose. Twaciye iyo nzira rero kugira ngo imiryango yose tuzane dusohokera rero mu muhanda ugaruka Ubwanacyambwe. Ngaho mwazanye bagushimire n'abacu turakwakira. Murakoze cyane. Iyo niyo mpamvuko yawe kuko aba ari uruhererekane rw'umuvandimwe ariko rwatangiriye ku bucuti. Uvuze rero neza igitekerezo cyawe. Ni umuryango muto waje utugana usanga iri tsinda ry'umuryango wa Nyiringango ariko amasezerano yacu yari ukugeza igitekerezo cyawe ku muryango mugari. Nibyo nk'aha handi uvuze ubwo hariyo n'abo twashyingiye muri icyo gice yaba Bwanacyambwe n'Igisaka birahari cyane. ngaho rero uceka umuryango wongera usuzume igitekerezo cyawe kuko umugeni ni w'umuryango. Usobanuye neza ugira uti natanze impano z'ifatarembo zirashimwa wenda wicarana icyizere ko utari bunyagwe ariko umugeni ni w'umuryango ngaho uceka tubitekerezaho neza. Urakoze cyane mubyeyi Gaspard. Indangagaciro z'iwanyu rero baratanyuranya ndabizi ibyo. Urakoze. Uza kugabanya amagambo oya ntabwo nzaza kunyagwa kuko ntabwo nzimura inkingi ntabwo nzimura ndashima ya mwamba no gusaba umugeni aho wasabye irembo mu muryango gasohoka umugeni mu muryango utanyuranya. maze rero uri umuzihizi umwanya rero mwanyeneye turaza kubaha ariko reka tujye ku ijambo tubwiye. Urakagira inka n'abana. Reka muri umubyeyi nawe imiryango yateranye bakuganirize ariko icyizere dufite nibyo n'abo musaba barahari bakaba muzi ibiganza. reka ni amashyi agezwe andi mashyi ntabwo aba y'izuba abo bagabo se reka niba aribo bakoma amashyi
abagore baraza gukora nitumara kugabana baravuze kundi agenda ugejeje imbere twagabanya imirimo reka tukuganirize hanyuma ntabwo dusubika igitekerezo cyawe kirajya mbere yego kandi waje mu muryango w'inshuti ariko tukubwira ko nugaruka uzasanga imiryango yateranye n'imiryango yateranye kagira imana muraho neza mubyeyi ni amahoro cyane meze neza ariko ndacyafite amatsiko yo kuba mfite icyo ntegereje kugabana muri uyu muryango nuko rero tubona mwaje mwitwaje umwami Yesu yego Yesu ni byose yego kumufite muramufite cyane rwose ngaho ni mu bigaragaza ko mumufite reka duhuze ibiganza tunamwakiyeho aho bose abazaba mu biganza baramufite koko cyane ngaho utera agakorasi kamwe menye ko mufite umva Yesu muramufite koko cyane rwose reka nawe niba pasiteri abishimangira bashobora kuba batamenya ikinyarwanda nyacyo bakoresheje cy'umuhundoga nako hano inaha mu ndorwa ariko hari impamvu ngiye kugusobanurira umukuru w'igihugu wigeze kujya mu majyepfo ariko reka mbanze nkubwire gatoya abo mwazanye yego ntabwo bumvise neza ikinyarwanda nkoresheje ariko wowe wacyumvise nibyo ngiye gukosora umukuru w'igihugu wigeze kujya mu majyepfo yabasuye nk'uko ajya asura ibice by'igihugu byose ahageze umubyeyi umwe arahaguruka aramubwira ati nyakugira imana ati n'ahangaha dufatwa ku ngufu twaragowe ati ariko muri iyi minsi aho umugondo yaziye ati twarorohewe mama umukuru w'igihugu ntiyazi umugondo uwo ari we abaza minisitiri ati umugondo uwo mwamugororeye iki rero minisitiri buri kintu avuga no kumusobanurira umugondo ubwabyo byari ikibazo ati niwe maze ari kunsobanurira aza kumubwira umugondo icyo ari cyo nawe abisekamo kuko ntabwo yarabizi ati niba ibyo rero byabafashije kudafatwa ku ngufu ubuke mwazi bakurije bose iryo ni itegeko ryavuye mukuru inshuti yanjye rero wenda nawe uwo muntu witwa umugondo ushobora kuba utamuzi ni ikintu cy'igikabutura abagore bambarira imbere bagenda bazamura gutya iyo kizamuye gutya acyambaye ntabwo yemewe kuvuza impundu ubu utemewe kuvuza impundu ni umugabo ufite ubwanwa nk'ubu bwanjye kubera ko bavuze ngo bucya bazikwije bose baje bikwije ubyihanganire ni itegeko ntabwo ryavuye ntibemere icyaha urakoze urakagira imana nagusa no kumvusha rero inshuti yawe atunye karame karame ubusabe bwawe yego ariko no kubyihanganira ayo mabanga y'imyambarire byarekere beneyo hanyuma ubusabe bwawe bwageze mu muryango yego niba washiriwe twebwe n'ubuntu turabugira nasabwe gukoreshwa kandi ahubwo ngira igisobanuro cyane cyo ni uko abanyagikari banjye babwiye ko bakiriye abashyitsi bayobowe nawe bagejeje iterambere inturano zawe ahubwo iyo ubwira mpamagara abo bana ariko ubwo wagejeje umuryango ukaba wakiriwe ntabwo rero tubivuguruze yego kandi ugize uti mu nkushe turabizi ko gusaba kwawe kumviswe mu muryango kandi yego umugore usabwa buri gihe ubuze umukobwa aba ari ku nkombe yo kuba umugore mu gihe agejeje imyaka y'ubukure yego ariko abakobwa bose si abagore
nibyo ibyo ndabizi uyu ni umwari ukaba rero usanzwe usaba kandi ukarapfa yewe ngaho dukwiye gusanzwe uko kandi zakirwe aha naho nikosheje kandi uko nsanzwe ndakuzi nibyo ariko hari icyo twaba dutakaje mu ndangagaciro zacu mu muco w'abanyarwanda uko nakuye wenda ubushize hari abana bato bari mu mashuri icyo gihe hari abari ku rugerero hari abari mu matorero hirya no hino wenda uwo munsi batashoboye kuhaba bakaba kandi iki cyiciro tugisimbutse twaba tufite tubaringanije uburyo cy'abanyarwanda bakoresha no kubakwa nkaba mbyamu nkwisabire rero unkoshe wumve umusanga uko ugenda ejo niho uzadusimbura muri intebe tuba dufite ikindi ni uko mu nka zaje ziherekeje inka y'Ifatarembo namenye ko zabaye inka nziza murazishima ndetse muzibangurira ku mapfizi yanyu meza mukunda nazo zihereyeho ukazikosha nabyo ntacyo byaba bidutwaye ariko abana ntibacikanwe urakoze yego usobanuye neza ubundi mu muco nta n'igenda yonyine nibyo inka igenda yonyine bayita impupuro nibyo rwose kandi gukosha ntabwo ari ikiguzi oya ni ikamba ry'ababyeyi n'uburere bwiza ni ikima neza cy'umubyeyi baba barahaye abantu kuko ni ukuri none aho kukubwira ngo cyabasumba hano nawe bafite abawe bikinye hirya ziriya modoka dore ko oya hano nta n'imiyenzi myinshi haba reka dushimire ngo wemeye ko tujya mu ishyo sindi kubaza umugongo wazo oya cyangwa inkiga izindi ahubwo za zindi zimperekeza kuko dushimye ko zamenyereye urwuri zikaba ziri mu zindi igikurikiraho nyuma y'uko ngushira ijambo ni uko twemeye kugukosha inka zose n'inka tugiye ko kugereka umunani utangwa n'ababyeyi ariko izo mwatuzaniye umuryango wazishimye abakari imana zingariza hamwe n'izindi rero abo turi kumwe n'umuryango ababyeyi reka bahe inka impundu bazakire niwo ushigaje kutubwira amazina yazo natwe batahira bakaza kuzakira ariko inka zirashima kagira imana murakoze cyane neza ubwambara bwanjye narubuze ntabwo ndi kubareba neza muko mubiganza mbyumve neza mukuru biganza rero naza kubona mbere ya shobuja naza kubona mutara abataramu beza babye namwe tubikirize maze twongere twishimire ku gitaramo cyacu cyagenze neza ubwo muze mu gitaramo ababyeyi babaramutse babasiga umugisha wa kibyeyi mubyeyi ngira ngo izi mfura ziraha imbere ngira ngo ntabwo nibeshya abone nabonye nimba atari bo batari abahungu bawambwiye abana banjye yego ndagira ngo umpere umubyeyi mikoro tuganire umubyeyi inshuti yanjye aba bahungu banjye bose basa bose ni impanga ni inkurikirane basa bose ni inkurikirane ariko basa bose ndagira ngo rero mwere Theogene atambuke aza umuramutse tambuka yamuherekeje ugenda umuherekeje n'uburyo y'umugore aramushima umuryango mwiza mugari wanjye ngira ngo mwakire umukwe yageze mu muryango ni umwana ushaka umurage wawe
hanyuma Theogene tambuka wongere usubire aho wari uhagaze hereje namwe mwihute namwe mwihute izi ngabo ko moneza buzi icyerekezo zabuze intwaro zazisize inyuma ari ngabisi yambika intwaro hasi tambuka bene hano bagakwerekeje buriya iyo abwiye umusirikare ngo narambike imbunda hasi burya babaye umunyaza buryo izi ngabo zawe ndakubwiye ngo uze kuzinyaga kuko baricara shebuja ataricara nabo igitaramo cyamaze kubacisha mu ijisho muricara shebuja ataricara mwongere mwigire juru n'ababurenganzira maze muze kwicara hanyuma ababyeyi mwongere mushimire Theogene mwese muzamure ibiganza mushimire Theogene n'abanyagishije burashoboje abanyazi ngaho cakabugi iyo nyegamo niyo baguteguriye ababyeyi maze urindire wumve n'igitaramo cyabereye aha ngaha ntabwo bazishyuramo ariko baraza kuvuga ay'ingenzi mu gitaramo hanyuma mubyeyi inshuti yanjye gushimiye umwanya mwiza wo kwakira umwana wanjye kandi umukwe wawe nanjye ndacyagusaba uburyo uguhaye araguhata unyemereye natwe mwadutumiraho mahoro tukagera natwe amahoro mu mitima yacu